Yes, reka rero nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba Blessed Family TV, reka nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko Uwiteka akomeje kubarinda. Hanyuma rero bakunzi bacu, ndagarutse n'umuhungu wanyu Pacifique nje imbere ku mirongo rugamba, noneho naje ndi mastermind, naje ndi nyiri mipango. Ubu tuvugana bimeze bite rero bakunzi bacu, ko ngarutse ibintu byahinduye isura no ku rugamba. Niki kintu cyabaye kugira ngo Kisekedi apfukame asaba imbabazi, yinginga abaturage akore buri kimwe? Mana nyagasani, ubona ko ibintu byamaye nk'ibimucangamo. Niki kintu cyabaye? Ndaje mbikubwire neza cyane seke gatanu kagenzi kako akantu kandi we ntuze kugira ikintu ucikwa, kuko noneho ubu tuvugana igisirikare cy'u Burundi bakikoreje amaboko, kiri kugenda kiririmba mama wararaye, kiri kugenda kiririmba mama Maria ngo arebe ko nyina wa Yesu, nyina wa Jambo hari icyo yakora. Bakunzi bacu, niki kintu rero cyabaye gikangaranyije aba basirikare b'abarundi bose? Ndaje nkikubwire gatanu kagenzi kako, we ntuze kuba ugira gute, ntuze kuba wakikwa n'aya makuru ngiye kugenda nkugezaho gatanu kagenzi kako. Hanyuma rero bakunzi bacu, mu by'ukuri ntago ibintu byoroshye yabe na gatoya, bikomeje kandi gufata indi ntera. Urugamba rwamaze kuba rugira gute, rufata indi ntera. Niki cyabaye rero bakunzi bacu? Ibi byose ndaje mbikubwire neza cyane gatanu kagenzi kako, we ntuze kugira ikintu na kimwe uza kuba wagira gute wacikwa muri amakuru rwose. Ndabikubwira neza cyane 5 muri amakuru, kandi ndaza kukubwira ukuntu butuvugana ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu tuvugana zahuye n'uruva gusenya, zakubiswe izakabwana, ivumbi riri gutumuka none ahangaha. Bakunzi bacu, Kisekedi amaze gura n'uruva gusenya ubu tuvugana. Ibi byose nabifite muri amakuru rwose ngiye kugenda mbikugezaho neza cyane gatanu kagenzi kako. Ngiyewe rero ubu tubavugana none ahangaha namaze kuba mvuga ngo never, noneho kera kabaye never nanjye najya nagira gutya. Ubu tuvugana kuri inshuro none never namugarukira nkagira kuno. Never ni igiki yakoze cyatumye ubwanjye Pacifique mvuga ati never none reka mukubita isari ry'uno munsi mubwire ati kabisa ahanga navuga ngo congratulation kabisa, navuga ngo abarundi mwese mwishimire perezida wanyu kuko atangiye kugenda agaruka mu murongo muzima. Ese yaba agiye kwihuza n'u Rwanda? Ndaje mbabwire rero akantu ku kandi ibyabaye byose mbibasobanurire gatanu kagenzi kako. Mwebwe icyo mbasabye ntimuze kwa mucikwa n'aya makuru ngiye kugenda ngira gute, ngiye kugenda mbagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero bakunzi bacu, uyu munsi turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka ni 2026. Tukaba tugarutse rero mu makuru yacu ya mbere agezweho none ahangaha. Muraza kunyanganira kubwo gukererwa, nagize indi gahunda yatunguranye, rero n'umundi yari gamije n'umundi kubashakira amakuru ariko none ikinyarwanda sigaye njya kukivuga kagira ngo ndi kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa, nibyo ntazi neza, ako none ikinyarwanda niba ndi kukibagirwa sinzi icyabaye. Hanyuma rero bakunzi bacu, munyemerere twite twinjira mu makuru yacu, twite dutangira nabyo kuba tugira gute dutinda mu magambo, ahubwo dusobanure amakuru yose nababwiye rugurangaha mwincamake. Ariko mbere ko nyinjiramo, reka manze nisurize abakunzi banje, suze umuntu uri muri Kenya. Ntago ari ngombwa ko muvuga izina, ari yiziniwe muntu tujya tuvugana uba muri Kenya. Ndagusuje nyaboneka mubyeyi mwiza, ndagusuhuje kabisa, Imana ikomeje kukurinda. Suze n'undi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ndagusuhuje kabisa, Imana ikomeze igende iguha imigisha myinshi cyane ndetse ikongerere mu byo ufite byose. Hanyuma nanone kandi reka nisurize ababyeyi bari muri Canada, mwese namwe ndabashuhuje, iba muri kunyumva rwose ndabashuhuje by'umwihariko. Hanyuma kandi suza abantu muri hano i Kigali, suhuje inshuti zanjye, hari umupapa duherutse guhura mu minsi ishije ndetse nabonye tunaturanye, ndamusuhuje nawe, nizere ko ameze neza cyane, nizere ko Imana ikomeje kumurinda. Hanyuma kandi suhuze abandi bantu batuye mu majyepfo, mu majyaruguru, asirazuba ndetse n'uburengerazuba, mwese mugubwe neza cyane. Hanyuma munyemerere twinjiye muri amakuru akomeye cyane, ariko noneho turaza guhera ku makuru y'i Burundi, babwira ukuntu perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje rwose guteza imbere igihugu. Noneho yavuye kwagura imishinga, nabonye nawe yatangiye kwamamaza ibintu bijyanye ngo na Visit Burundi. Ni ukuvuga ngo nawe yiganye u Rwanda, ariko ni na byiza, ni na byiza kwamamaza igihugu, biba ari byiza cyane. Hari igihe tujya tubona Visit Rwanda muri Arsenal ndetse n'andi makipe nka Paris Saint-Germain n'andi makipe akomeye, tuzagenda tubibona
paka tugeze n'ahandi hose no muri za Barcelona hose n'izindi kipe zikomeye. Rero n'Uburundi bwatangiye urwo rugendo, ndetse nabonye perezida Neva harimo ikijyanye n'igitoro cyo yagikemuye, ngira ngo nigeze kubivuga kuri La Défense. Ikijyanye n'igitoro yagikemuye, ibintu yabishyize ku murongo kugeza amagingo anga nta murundi cyangwa umurundikazi uzigera utaka ngo ikijyanye n'igitoro ngo umuntu uzongera kwiriza rwose yazaba arimo yigiza nkana. Kandi mu by'ukuri koko ayo makuru yo ntago ari igihuha. Ikijyanye n'igitoro mu gihugu cy'u Burundi rwose ngo ubu ngubu tuvugana nonaha nanjye najya kuvomayo nakijyanira akanjerekani nkababwira ngo mushyiriremo nka litiro nk'icumi bakahita bazishyiramo. Ubundi mu minsi ishije ikijyanye na essence cyari cy'abakungu, essence yari yabifite ndetse n'imodoka rusange. Ibyo rero ubu tuvugana byashimishije abarundi benshi cyane, kandi noneho bayimanuye ku kigero cyo hejuru cyane. Neva yababwiye ati rwose ikijyanye n'urufaranga ndarukura muri Kongo kabisa, ati nta kibazo, nta mutungo w'igihugu dusesaguye. Bavuga ngo amafaranga yose yo kwishyura igitoro yakura kwa Tshisekedi. Bivuze ngo imisoro n'ibindi bijya mu zindi ngengo z'imari leta cyangwa mu yindi mishinga ya leta y'u Burundi baba bateganyije. Noneho essence, imihanda igakorwa bikanagurwa n'amafaranga aturuka kwa Tshisekedi. Neva murumva atari umunyabwenge? Tujye tuvugisha ukuri. Neva muri kumva atari umunyabwenge? Niba avuga ati jewe essence n'imihanda nzajya nyikoresha amafaranga, imihanda nzajya nyikoresha amafaranga nkuye muri Kongo, na essence nyigura amafaranga nkuye muri Kongo, none ngazahagarika kohereza abasirikare? Neva, ntibishoboka. Ntabwo byakunda. Azabohereza n'ubundi zira mayibobo se zirirwa ziyerereza i Bujumbura zimariye iki gihugu ko arizo kwirirwa zitesha abaturage umutekano? Bavuga ngo we yaravuga ngo izi mayibobo n'undi ntacyo zimaze. We ashaka igihugu kitagira ibisambo. Ashaka Katari mu Burundi. Ashaka gufata igihugu cy'u Burundi akakigira nka Katari. Bavuga ngo mayibobo zose, abarara, bajura bose abace mu gihugu. Niba hari ahantu hambere hatajya haba ubusambo, hatajya haba ubusambo muri mu gihugu cya Katari, nta na ruswa. N'umukene waho si ngombwa ko ajya guhaha, reka kandi leta ihari. Genda ufata ibyo kurya, leta yarabikwandikiye, kandi kurya neza 2 ku munsi cyangwa 3. Neva rero nawe arashaka kubikora uko nguko. Harimo arashaka kuvuga ngo jewe ngo nta kuntu ngo Afurika yose ngo yabe idafite igihugu cyiza nka Katari. Ati gusa njyewe deni ya Afurika kabisa ngomba kuyiprotokora neza nkayigira fresh, hanyuma bakajya basa kujya kuruhukira mu Burundi. Ngagomba gufata Uburundi akabugira nka Katari mwoka byaramwe. Njyewe nari nibera ahantu bita mu Busoni, muri commune ya Busoni, ni muri Kirundo, mu ntara ya Kirundo, ni hakurya za Bugesera gatoya, hirya inyuma abantu barahazi cyane. Noneho iki gihugu Neva ariko ngazakigira ngo Katari. Njye nagize gutya ndimo nigendera ntihana y'inguzi iki banza ari umukati niba ntibeshye. Ngiye kubona iminota myinshi nawumaranye, ni nk'umunota umwe n'amasegonda nari maze kuryaho nka 2. Ndi mu muhanda ndimo nigendera ariko nari nkiri mutoya. Data wanjye we, hari abarundi bishwe n'inzara kuriya koko, urambwira ko bazarekera kwiba? Niyo mpamvu rero Neva avuga ati nanjye nzakora ibishoboka ibyo aribyo byose ziriya mayibobo nzice mu Burundi, uko byagenda uko ariko kose zigomba kuhashira. Ariko reka mbabwize ukuri, biratangaje kabisa. Yabikoze byanshimishije igihe ntibyambabaje. Tugize Imana twabona Katari muri Afurika yimukiye mu Burundi. Nanjye najya njya gusura u Burundi buri gihe. Dore ni hano hakurya ku kuboko uko mukureba ukungize kuno, nkasohoka nkajya hanze nkatambika gatoya nka metero nk'ibirometero nka 12 tayari mu Burundi naba nahageze. Ndetse na Kongo naba nahinjiye kare. Ni ukuvuga ngo ndi hafi yaho. Hanyuma rero bakuze bacu ntabwo byoroshye, njye narumiwe. Gusa ubu tuvugana Neva akomeje gukorera ibishoboka ibyo aribyo byose Burundi kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nanamushimira rwose mubwira ati ibintu Burundi rwose bigomba kugenda neza cyane kandi bikamera neza nk'uko ubishaka. Mukuru w'igihugu rwose w'u Burundi arimo arashakisha amahoro n'umutekano. Ubwo se ninde muntu utabikunda cyangwa ngo abishime? Ni nk'ibyo byose rero. Hanyuma munyemerere rero amakuru yacu tuyakomereze mu rugamba. Reka tujye ku gisirikare cyiwe
turebere hamwe igisirikare cyiwe n'iki kidasanzwe kiri kukibaho. Ko bitangaje bya hatari igisirikare cya Neva rero ubu tuvugana bari kugikomagurira muri Congo mu gihe bari kuvuga ngo n'ubundi ziriya mayibobo ntacyo zari zimaze. Barazica zimwe bakazishyingura muri Congo, abasirikare akaza kubacyura. Mu nyumvire aba bantu baratoranye, Neva aratoranye, nuvuga ngo abasirikare baraza kubacyura, ariko iyo bishe mayibobo yakiyongera n'undi yari yarazengereje abarundi. None abasirikare biwe bose bari kuraswa, yayobewe uri mayibobo n'utari mayibobo. Kubera iki? Bose bambaye kimwe, bambaye uniform. Ariko se ufasha umuntu wenda reka tuvuge da yari mayibobo nta gaciro yari afite, hakuze ko burana mayibobo zigira agaciro. Buri gihugu kitagira barara, nta gihugu kitagira barara. Niyo Katari mwumva nayo ifite za mayibobo, ifite abantu babasabiriza, ifite abakene, ifite iki. Nta gihugu kitagira umukene, kandi ku mukene tayari kuba mayibobo nyine. Sinzi impamvu afata abantu akabatesha agaciro bene ako kageni. Umuntu uwo ari we wese ni umuntu, isaha ku isaha yakivugurura akaza mu yindi sura nshya. Ushobora kuba mayibobo ariko ejo cyangwa ejo bundi akabivamo akazana kuyoborana igihugu. Si nk'ibyo byose ibintu biba bigishoboka. Umuntu ugifite ubuzima ugihumeka buriya biragoranye cyane kumugira gute, kumukiniraho ngo nuko wenda ari mu bikene, ngo nuko ngo ameze nabi, ngo atumva, ngo nuko ngo wenda ngo ari umuhemu. Oya, igihe kiragira agahinduka. Hari igihe ibintu biterwa n'ibibazo. Neva rero gufata abantu nk'abari akabatesha agaciro cyangwa akabaha agaciro ariko ntabubahe, ni ibibazo bakunzi bacu, ntabwo biba byoroshye. Ubuzima buri mu Burundi mana yanjye burabakabije cyane. Usibye ko buri atariho honyine gusa, no muri Congo nuko ikijyanye na za wazarendo zo bashobora no gucukura akametero kamwe gutyo bagashyingura. Mana mbese ni ibibazo bisa niko nabivuga, nta kindi kintu navuga. Gusa ubu tuvugana rero Makenga nawe nta miyaga bashyiriramo icyo mukundira rwose, ari kubasoreza urugendo rwabo, ari gukora umuhamagaro. Baragiye Makenga ibyo akora mvuga ko ari umuhamagaro, kuko ni umusirikare. Kwica rero abo bahanganye nta cyaha aba yakoze, ndetse n'Imana ntijya imwandikira icyaha ngo wishe umuntu. Yamwisha ate se kandi nawe yashakaga kumwica? Si nk'ibyo byose. Nyababwira ati giye nkuvumbuye ko ushaka kunyica, nkakuvumbura cyangwa ushaka kungirira nabi. Nanjye nakugirira nabi mbere yo kungirira nabi. Uko ni ukuri. Umuntu wese ku giti cye ni umusirikare. Buri muntu wese ku giti cye ni umusirikare, kandi umusirikare ahora yiteguye iteka ryose. Numva ngo ahora ku rugamba, nta gihe agira kitari cyo ku rugamba. Buri gihe cyose niyo nta rugamba arimo rikaba arimo kurupanga, avuga ati nuramuka rubaye nzitabarira, nzabigenza uko. Rero Neva rero gufata abana basirikare akabatesha agaciro, bagapfa urupfu rubi. Niyo mpamvu harimo bamaze kuba bagira gute, bihungira. Bakunzi bacu ntabwo byoroshye, reka babwire ko rero ubu tuvugana Tshisekedi nawe ibintu yamaze kubishyira nawe ku rundi rwego. Yahinduye ikijyanye n'urugamba kabisa, ubona ko yagihinduye ku buryo bufatika. Ayo nguko rero bakunzi bacu, munyemerere amakuru yacu mbe nyasubikiye ahangaha, hanyuma mu kandi kanya gato kaza kuba kari imbere ndagaruka mbagezeho izindi breaking news ziza kuba zigezweho z'amakuru yihutiye hano imbere ku mirongo y'urugamba. Nitwa Pacifique, ndabakunda cyane, bye bye.